Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze. Iyi ni yasaho tubagezaho amakuru tuba twabateguriye dukomeza kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'ibyishimo, abajya gusenga mwese turabinginze kugira ngo musabire n'abatabonye umwanya wo kujya gusenga, by'umwihariko abarwayi ndetse n'abandi bose bafite intege nke n'ibihugu birimo intambara, abo bose mujye mubasha kubibuka. By'umwihariko tugiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku ijambo umugabo bita Kaniki Fred yatangaje, akaba ari umuyobozi wa MRDP Twirwaneho, akongera akaba vice president wa AFC M23. Uyu mugabo nyuma yuko Minembwe imaze kwigarurirwa n'ingabo za AFC M23 Twirwaneho, hari ijambo amaze gutangaza. Turaza no kugera muri Baraka tubabwire ukuntu wari muri Baraka nyuma yuko batsinzwe ku rugamba bagatakaza Pwenzero, bagatakaza kwa Murima ndetse n'utundi duce dutandukanye twerekeza muri Uvira ndetse no muri Baraka. Muri Baraka ndetse no muri Fizi. Turaza kubabwira ko bahise bakupa iminara yose ya telefone. Kugeza ubu ngubu umuntu uri Baraka ntabwo arimo abasha guhamagara cyangwa guhamagarwa. Tuze no kubabwira imirwano irimo ibera mu gace ka Misisi naho harimo harakomeza kubera imirwano ikomeye. Na Masisi Karehe turaza kubigeramo tubabwire uko byifashe muri aya makuru twabateguriye muri iki gitondo. By'umwihariko reka munyemerere duhereye ku ijambo umugabo bita Fred Kaniki yatangaje mu gihe M23 ndetse na Twirwaneho barangije kwigarurira uduce tumwe dutandukanye twari turi mu misozi miremire ya Minembwe, ndetse Minembwe yose ikaba yabaye ico bita libere. Niba Minembwe yabaye libere, icyo bishatse kuvuga niki? Icyo bishatse kuvuga nuko hari intsinzi M23 ndetse na Twirwaneho babashije kugira gute, babashije kwegukana. Reka twumve ijambo umugabo bita Fred Kaniki yavuze, maze tuze dukomeze tubabwire amakuru uko yacu n'uburenganzira ubwene gihugu bwa Kongo butwemerera. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho inkuru nziza yururutse. Ati uyu munsi ndagira ngo mbagezeho inkuru nziza yagaragaye hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Inkuru nziza yagaragaye arimo kuvuga nta yindi nuko Minembwe yari maze igihe kirenga n'imyaka 9 yiboshwe, iri mu maboko ya Bazalendo, iri mu maboko ya FRDC, iri mu maboko ya FDLR, bica abaturage buri munsi babanyaga ibyabo, bakaba ari bo babirya kandi batarabiruhiye, banyiri kubiruhira ntibabashe kugira gute, ntibabashe kubirya. Ibi nibyo uyu mugabo arimo agenda agarukaho, akaba babwiye ati uyu munsi mbafitiye inkuru nziza ku bantu bose batuye mu misozi miremire ya Minembwe ndetse n'abavuka hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ibyo yakomeje abivuga ndetse anabishimangira, avuga ko buri muntu wese utuye hariya mu misozi miremire ya Minembwe yibuke iminsi yose babayeho basa nkaho bari mu bukoroni, babayeho batabasha kugera mu duce abandi bose bageragamo. Abandi baturage bavaga muri Baraka, b'Ababembe, b'Abafurero, bakagenda bakagera muri Uvira, bakava muri Uvira bakagera Kalemi, bakava Kalemi bakagenda bakagera za Kasai, bakajya muri za Kinshasa, bakazenguruka bakajya za Manyema, bakajya no mu tundi duce dutandukanye. Ariko abo mu bwoko bw'abanyamurenge ntibemererwe ko bagomba kuva mu imurenge cyangwa se Minembwe ngo batambuke bagere muri Baraka. Bajaga kugera hariya muri Baraka bakahabicira abo basanze mu nzira, bakabarobanura mu bandi baturage baba bari kugenda, bakabakura mu modoka bakaza kugira gute, bakabica. Akaba ariyo mpamvu uyu mugabo yavuze, yagarutse kuri iri jambo, aravuga ati turabibutsa mwese abaturage ba Minembwe, abavuka muri Minembwe, abari mu mahanga, bari mu bihugu bya Afrika bitandukanye, amenyesha n'imiryango mpuzamahanga. Aravuga ati turamenyesha imiryango mpuzamahanga ko Minembwe yarangije kuba libere, abashaka kugira ngo babashe kuzana ubufasha mu misozi miremire ya Minembwe babashe guhabwa kaze. Nguko hari kenshi cyane twumvishe ko hari bamwe mu miryango mpuzamahanga yashakaga kugira ngo izane bimwe mu bikenerwa n'abaturage bari mu misozi miremire ya Minembwe bagowe, bari babuze umunyu, bari babuze isabune, bari babuze isukari n'ibindi byinshi tutabashije kuvuga kugira ngo babashe kubibona. Icyo ngicyo cyabaga ari ikibazo. Abo ngabo imiryango itabara imbabare bajya kubizana bagakubitana n'abazalendo, bazalendo bakabasha kugira gute ibyo ngibyo bakabibaka bakabasha kubisigarana.
cyangwa se bakabima uburenganzira bwo kugira gute bwo kubasha kugera hariya muri iriya misozi ya Minembwe. Nyuma y'uko abaturage cyangwa se imvukire za Minembwe, abasirikare ba MRDP twirwaneho bafatanyije na AFC M23, abo bose bamaze kwicara, bose bari kusanyije, baragenda bashaka ikintu bita igikoresho. Bamaze gushaka igikoresho baragihuza, ngo bamare kugihuza bahuza imbaraga zabo, baravuga bati tugomba kurwanya umwanzi ahava akajya, uwaduteye uwo ari we wese tukabasha kugira gute, tukabasha kumwirukana, abaturage bacu bakabasha kubona iki, umutekano. Irindi jambo uyu mugabo Kaniki yagarutseho, Fred yavuze ko ibishoboka ibyo ari byo byose, ibigomba gukorwa ibyo ari byo byose. Yanashishikarije abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bakongomani bose bari batuye mu misozi miremire ya Minembwe, yabahamagariye gutaha. Arababwira ati bari muri Amerika ni mutahe, abari muri Afrika ni mutahe, abari muri Europe ni mutahe, abari muri Aziya ni mutahe, abari muri Pays-Bas ni mutahe, abari muri Pays Scandinavia ni mutahe, abari mu gihugu icyo ari cyo cyose urimo, uri mu ntara iri muri Kongo, taha usubire iwanyu murenge ujye kugira gute, ujye kuwubaka. Iryo jambo yarigarutseho avuga ati turashaka ko mwese mugomba kugira gute, mugomba gutaha mugasubira mu gihugu cyanyu mwavukiyemo, igihugu cyanyu cyabareze, igihugu cyanyu cyabonkeje, igihugu cyanyu cyabagejeje aho muri, igihugu cyanyu cyabahaye izina nyaryo ryanyu mwiswe. Yanongeye aravuga ati turifuza ko umuntu uwo ari we wese ufite icyo yafasha abaturage bari mu misozi miremire ya Minembwe yakwikora ku mufuka, ingunga iyo ari yo yose watanga, iyo ngunga ikagera ku baturage yabafasha cyane. Dore ko bakimara gufata icyo bita Mikenge, bakirimo barwanira ahantu bita Rwitsankuku, hahise haza bamwe mu baturage bavuye ku Ndondo, baremye isoko yo kuwa gatanu haremye isoko yo kuwa gatanu iremera hariya muri Minembwe, hazamo ibintu byinshi bitandukanye. Nyuma ho mama 23 yari imaze umunsi umwe ibohoye icyo bita Mikenge, ariko ikirimo irwanira ahantu bita Rwitsankuku, nibwo abaturage cyangwa se abaturage bari bavuye hariya muri gace ku Ndondo bahise baza barema hariya muri Minembwe. Kugeza ubu ngubu iyo soko ikaba yari yaremye, ndetse ibintu byinshi byari byabuzemo byari byatangiye kugira gute kuboneka. Kubera ubu ngubu hatangiye kuzamo ikizere, byanga byakunda harakomeza hagaragaremo amahoro atandukanye muri turiya duce, ndetse n'ibyaburaga nabyo biragenda biboneka. Yanagaragaye ko avuga ko mu minsi mikeya cyane itarenze hazagenda hagaragara abantu benshi batandukanye hariya mu misozi miremire ya Minembwe, ndetse yanahumurije abaturage, arababwira ati twebwe turahari kugira ngo tubashe kuhabera abaturage, kandi twebwe turahari kugira ngo tujye tubasha kuvuganira bene wacu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ndetse abatutsi bose baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abandi bose barengana, twebwe turahari kugira ngo tubashe kubibavuganira. Iryo ni ijambo wenyine Kaniki arangije gutangaza, akaba ari umuyobozi wa MRDP twirwaneho, ndetse akongera akaba vice president wa AFC M23. Ibyo byose amaze kubitangaza muri aya masaha. Tudatinze cyane, reka tubabwire andi makuru ari magenda avugwa ku murongo w'urugamba. Nuko kugeza aya masaha ahantu bita Baraka, nyuma yuko bamaze gutakaza uduce twa P0 bakaba barangije kwitakaza, ingabo za AFC M23 bakaba barangije kugera ahantu bita kwa Murima. Nyuma yo kugera muri turiya duce, ingabo za FRDC FDLR wa Zarendo bakaba barangije gukupa iminara yose ya telefone yakoreraga hariya muri Uvira, muri Bukavu, muri Baraka. Kugeza ubu ngubu hariya muri Baraka hakaba nta telefone urimo hamagara ngo bashe kuyumva, ndetse n'abaturage bahariya muri Baraka ntabwo bakirimo bagira gute, barimo bazenguruka muri activite zabo. Umujyi wa Baraka urasa nkaho wabaye ville morte, ndetse na hariya muri Fizi abaturage bakaba batangije guhunga berekeza mu tundi duce twinshi dutandukanye. Kugeza ubu ngubu abaturage barangije guhunga n'abaturage bari mu duce twa za Kananda, Mboko ndetse na Mboko, utu duce twose barangije kutuvamo bahunga berekeza muri turiya duce twa za Baraka. N'aba Baraka bakaba batangije guhunga burira amabato berekeza hariya za Kalemi. Gusa ntituramenya icyo barimo bahunga, nimba ari ukutarasobanukirwa kwabo ngo babashe kumenya uko MRDP twirwaneho ndetse na AFC M23
imiterere yabo ntabwo baza kurwanya ubwoko, ahubwo umwanzi wabo baza kurwanya ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahereye kera zikomeza kwica abaturage. Abo baturage bakomeza kwica nibo baje bafashe intwaro kugira ngo babashe kubarengera. Ntabwo baje kurwana n'ubwoko bw'ababembe, ntabwo baje kurwana n'ubwoko bw'abafurero. Abafurero badukurikira, ababembe batwumva, abashi badukurikira, turabahumuriza tubabwira ngo mwijya kure, ngo mukomeze gukurikirana FDLR, mureke gukomeza gukurikirana abo mayimayi, mureke gukomeza gukurikirana ingabo za FARDC, nimutuze mugume mu mazu yanyu, kubera ko mu masaha makeya AFC M23 iraza kugira gute, iraza kubabohora, mubashe kubona uburenganzira bwuzuye kimwe nk'ubwo abandi bakongomani bafite. Mu gihe mwakomeza guhirahira mwirukanga, ni mwebwe muzaba muri kwitakariza icyizere, kandi n'ibyanyu byose bizakomeza bitakare. Gusa kugeza aya masaha nubwo turiya duce twarangize kuba libere, nuko kugeza ubu ngubu abaturage bataricara ngo batuze, akaba yanabahamagariye kugira ngo babashe gutaha basubire iwabo, abavuye za Irundo, abavuye za Karingi, abavuye za Gakenke, abavuye za Muriza, imihana yabo yose batakaje ndetse bataye, bagomba gusubirayo bakabasha gusubira mu mihana yabo. Iyo mihana yabo bose bahamagariwe, ababyiyumvamo ko bagomba gutaha, abo bose bagomba gutaha, kandi tuzi ko nta muturage wo mu bwoko bw'abanyamurenge udashaka gutaha ngo asubire mu muhana we. Abari Irundo batahe, abari za Karingi bataha, bari batuye za Karingi batahe, abari za Bidego, abo bose turabahamagarira kugira ngo batahe, bajye mu gihugu cyabo, bajye kubaka igakondo yabo. Mu gihe batajya kubaka gakondo yabo, uzasanga iyo gakondo izaba yaragize gute, yarasenyutse. By'umwihariko n'abahungiye mu bindi bice bitandukanye, abahungiye za Minembwe, abari za Minembwe nibazamuke, abaturage baza Karingi bari muri Minembwe nibazamuke basubire mu Karingi, abaturage b'Irundo nibazamuke bari muri Minembwe nibazamuke, abaturage bari barahungiye za Kabingo nimuzamuke, abari barahungiye za Muzinda nimujyare mu Madego, abari baravuye mu bice byinshi bitandukanye, turabakangurira ko mugomba gutaha musubiri wanyu, amahoro yabaye muri Minembwe. Mugani umugabo chef Muhire yaravuze ngo umunsi umwe izuba rizarasa muri Minembwe. Abantu babirebera hafi bakumva ko bitazashoboka, ariko ababireberaga kure bari bazi ko izuba rizarasa muri Minembwe. None ndore uyu munsi kuri tariki enye z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2026 na gatandatu, izuba rikaba ryarasiye hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ibyo ngibyo nibyo cyane twarimo dukomeza kugarukaho, ariko by'umwihariko reka tugaruke mu gace bita Misisi. Tugiye mu gace bita Misisi naho ubu ngubu ndi hatuje, harimo harakomeza kubera imirwano ikomeye cyane yashamiranyije abantu benshi cyane batandukanye muri kariya gace ka Misisi harimo harabera imirwano ikomeye cyane hagati Misisi. Imirwano irakomeje cyane mu duce twinshi dutandukanye, hagati y'umugabo bita Brown n'umugabo bita Mayaya. Uyu mugabo bita Brown ndetse n'umugabo bita Mayaya naho bakomeje kugira gute, hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane hano muri Misisi. Twirutse abantu ko ari muri territoire, muri province ya Maniema. Ahangaha harimo gukomeza kubera imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano yabereye hano muri kano gace ni imirwano ikomeye cyane yabahuje, bakaba barimo bahangana. Mayaya yashakaga kugira ngo ajye gutabara Wazalendo, barimo bahangana na 23. Hanyuma noneho uyu mugabo wundi nawe witwa Brown we akanga ko wajya kugira gute kumutabara, akamubwira ati izo mbaraga urimo kujya gutakaza hariya, bariya barangije gutsinda, batsinzwe muri Mikenge, barangije gutsindwa muri Rwitsangugu, batsinzwe Igakenge, batsinzwe Karingi, batsinzwe Bidego, batsinzwe Ruinamabi, bagiye kubakura Penzero, bavuye muri Nyaruhinga, bavuye muri Mukoko. Abo bose barangije kuva muri turiya duce. Urimo urabona wowe Mayaya ni wowe ushobora kuzamuka hariya ukagira icyo uhindura. Uyu Brown aramubwira ati nushaka ubyihorere, ntukomeze kubyinjiramo kubera ko utagize gute, utabishoboye. Nimba utabishoboye mu utabishoboye, byihorere rwose, byihorere kubera ko ntugize gute, tubishoboye. Niba uvuga ngo uragiye, si wowe urangiza ziriya ntambara. Bariya bahanganye, hariho abasirikare ba FARDC, hari abasirikare b'u Burundi, hari abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari abamayimayi, hari abazalendo,
hari benshi cyane batandukanye, abo bose bararwanye, barangije kurwana urugamba ntibagira gute kibabasha kugira gute kurutsinda. None we urahagurutse ngo ugiye kugenda uvuye hano muri Maniema, atese hano muri Maniema twebwe dutewe twatabarwa nande? Hano muri Maniema dutewe twebwe twatabarwa nande? We yashakaga kwerekana ko kugeza ubu ngubu icyo bashaka atari uko bagomba guta intara yabo ya Maniema. Ariko uyu mugabo bita Mayaya yahise akomeza agenda avuga ngo agiye gutabara, akigera mu gace gatandukanye arimo akomeza yerekeza muri turiya duce twa za Baraka, nibwo uyu mugabo bita Brown yamuteze. Brown amaze kumutega agwa muri ambusha. Guhera ku munsi w'ejo mu masaha y'amasaha 3 barimo bararwana, kugeza aya masaha baracyarimo bahangana muri turiya duce twinshi dutandukanye. Gusa harimo amagazi y'abazalendo irimo iyamagaza itabaza ivuga ngo turifuza ko kugeza aya masaha twahabwa bamwe baje kunga bari abene wacu b'abazalendo barimo bakomeza kugira gute, barimo bakomeza guhangana. Ati mu gihe tutabona ubufasha bano bazalendo barakomeza bapfe, kandi twari gufatanya nabo tukareba uburyo twakomeza kurengera bene wacu bo mu bwoko bw'abakongomani, kuko turimo tugenda twumva amaudio yabo arimo agenda abitangaza. By'umwihariko hatabajwe umugabo bitakwira bamutabaje bamubwira bati nyaruka urebe abazalendo ukuntu barimo bakomeza kwicana hano muri Maniema. Gusa kugeza ubu ngubu nubwo barimo bicana, ariko n'abazalendo batangiye gusubiranamo hehe hariya muri Baraka. Ingabo za Yakutumba ndetse n'abandi bazalendo benshi batandukanye bari bazamutse baje kurwanya umwanzi, nyuma yaho bakaja gutsindwa. Bo ntibaremera ko bagomba kugira gute, bagomba batsinzwe. Bo baracyarimo bavuga ko urugamba rwabo batagize gute, batatsinzwe, ahubwo abatumye batsindwa ni Abarundi. Atabarundi nibo batumye tugira gute, nibo batumye dutsindwa urugamba. Ariko jusqu'à maintenant cyangwa se kugeza aya masaha Abarundi ntibabigizemo uruhare, Wazalendo ntibabigizemo uruhare, FARDC ntibabigizemo uruhare, ndetse n'abandi bose nta ruhare babigizemo, ahubwo bahuye n'iki n'umugambi w'Imana. Imana niyo yari yashatse ko ruriya rugamba ruba kuriya. Iyo bitajya kuba ari kubw'Imana, MRDP na M23 ntabwo bari gushobora kurwanda ruriya rugamba ngo barutsinde, kubera ko bafite abasirikare bakeya cyane, umubare nyamwinshi ukaba waruri kuri bariya basirikare ba coalition. Iriya coalition akaba ariyo ifite abasirikare benshi cyane batandukanye. Abo basirikare benshi cyane batandukanye nibo barimo bahangana n'ingabo za M23. Ibyo bikaba byateje imidugararo hehe muri turiya duce twa za Baraka. Hakaba hari imidugararo myinshi cyane yatumye abazalendo benshi bakomeje kwileforta, bakaba berekeje hehe muri Uvira, abandi bakaba barimo bajya mu mato berekeza hariya muri Kalemi. Abo bose hariya ndetse bamwe mu Barundi batangiye kwerekeza hariya muri Tanzania, barimo baracika bakomeza kugenda berekeza hariya muri Tanzania. Gusa twebwe amakuru yacu nakagaruka, n'ubu ngubu tugiye gukomeza kubategurira andi makuru mu yandi masaha, turaza kubabwira uko bizaba byifashe. Imboni TV, imboni ya rubanda.